Hello. Welcome back to our podcast, half here, half there. My name is Adele. My name is Gadi. Murakaza neza again ku kiganiro cyacu. Nizere ko mwanyuzwe n'icyambere twabagejejeho, turindiriye amakomenti yanyu yose, inyunganizi mwaduhereza, kugira ngo dukomeze tubagezaho ibiganiro byiza dufite muri mind zacu. Okay? So without further ado, welcome back to another episode. Episode number 2. Number 2. Yes. I can't wait to get to number 10. Na 100 zose. Na 100 na 1000 zose zizagera. It depends nuko muri kuduhereza comment zimeze neza. And I believe yuko turi gukora ibintu byiza. Kuko comment nyine nabonye nta nimwe ndabona ari negative. Okay. Keretse bone wazibonye ariko. Nta negative narebye kandi nta wundi nzishakisha. Nizi negative nizize nta. Welcome constructive feedback is what's most important. That's true. If they're not happy with something or niba ahubwo hari ako twakongeraho, then mostly to be welcoming. So, welcome back. So how's your... It's been a while tutabonana. Uretse bari mu bintu bye. Uretse kugira urugendo. Yes, we. Ingendo zawe ni nyinshi. Igihugu ndakimaze. Ndacyakigenda kuko naho kirarangira ni kinini. I was in Canberra. Twagiye muri Kigali ya hano. Tukubwira hano mu Rwanda. Mu murwa mukuru. Ni Kigali ya hano. Australia. Hari gahunda ririyo ya protest. Twagiyemo nandiriyo ku kazi. Ndi mu kazi. And I believe ko byagenze neza kuko nabwo nabonye comment zimeze neza ko ndi kubakora ibintu neza. So taragenze neza nta kintu gikora ngo kibe perfect 100%. Ariko ibyo twakoze ababikurikiranye byari sawa. That's good. We well traveled kabisa Australia before we know urajyana overseas. Overseas not anytime soon pe. Ego. Nukuri. Nta biceri uragira. Ntago ndabigira. Kitse niba bimpa. Not supporting. Nari. So today tubafitiye ikindi indi topic. I hope ko wari buze kuyikunda. Iyi topic iratacinga nkuko nabivuze ubushize, like ku marangamutima ya buri muntu wese wisanze mu masi abiri. So nkuko insanganyamatsiko ya podcast yacu iri ni half here half there, ahantu twisanze turi mu masi abiri, yaho imico itandukanye, ukigasanga identity, pressure, family expectations, health, so ubuzima bw'abantu, kurwara, ugasanga nyine biranyuranye, biri overlapping nyine, ntabwo nyine hari amananiza abaho, hari ibyiza biba birimo. So ni ukuganira ibyo biganiro byose tuvuga off the mic, ariko bitajya biganizwa nyine muri opening ngo nyine hari abifiteho ibitekerezo, buri muntu wese abyisangiyemo. So ibyo uvuze hari challenges abantu benshi tuye duhura nazo. I believe kuko nubwo nawe waje kera uhuye nazo, nyuma nyine urabimenyera binyibisanzwe. Dukomeje guhura nazo. Ntabwo bijya bisoza. Ariko twebwe tukiri bashyashya, twebwe noneho biracyaducanga ibintu byinshi. Hari aho ugisanga ugasanga ndagukeneye ndi kukubaza mbigenze gute ko hano byanze. Nuko nyine nanjye mba ngikeneye kumenya ibindi byinshi birenzeho. So rero hari culture shocks zigiye zitandukanye tujye duhura nazo. Yewe n'ibiriya mu Rwanda ntarabonaga umuntu ukora ibintu mbona ari ibintu bisanzwe, bikora umuntu wa fake. Ntagira hano ngasanga ni ibintu biri popular. Ese ni style ni lifestyle nyine biranchange. Muri gihugu nyine wumvaga, like I think when we think about like western countries, dutekereza like
perfection ibihugu biri like almost like I don't know, I remember like in gutekereza kuzinaha wumvaga it's almost like paradise. You know, naguzabona ibintu biri doji, you won't see except whether nyine kuri amakuru bagaragaza parties zimwe na zimwe ariko akenshi in general I suppose bitewe twebwe naho twavaga you always think like it's going to be perfect. But turi kubiganiraho kare turi kuvuga like one of the culture shock ugeze naha hakomere ko tubyinjiramo like a main topic y'uyu munsi we want to turavuga kuri cultural duality. So duality bisobanuye iki nugusanga ukeneye kugira almost like two personalities. Kugira two personalities inaha kubera ko bigusaba ko uzigira. You know, hari almost like a gadi wo mu rugo and then gadi wa outside, wo mu kazi wo kwishuri, like social outings, ibintu nk'ibyo. Like there's two different versions. Hari ama versions abiri yawe, not atari uko nyine urukuwa manipulative, atari ukubera ko nyine utisobanukiwe, but because that's the expectations nyine zihari. So gushaka kumaintaininga nyine two versions of you. Tutabitinze nk'ibyo ngibyo uvuze duhere nko ku rurimi. Ururimi ngenda bizi yuko yindi kwishura utarinjira mu kubyo ku rurimi sibyo nangiye kukubaza akabazo. Nangiye kukubaza ngo so twabiganiriyeho kare turi kuvuga ngo culture shock sibyo. What was nyine one of the biggest cyangwa unexpected shock wageze hano and you were like, oh, I wasn't expecting this in Australia? Yambere navuga ngewe rero yambere navuga bwa mbere nkigera hano nagiye ku isoko ndi kumwe na papa n'abavandimwe banjye. Tugeze tubona umupapa n'abana bambaye ibirenge kandi ari mu isoko. None baza kuvuga se nibo babishatse ntago wenda bari wake mu mutwe kuko iriya njye nivuga guca abantu batambaye inkweto ntago bari bemerewe kugenda mu muhanda kera. Byari kera cyane buryo utaba warenga n'igipangu cy'iwanyu utambaye inkweto no kwambara inkweto kutambara inkweto mu nzu ugasanga ntago byemewe. Ariko ngeze hano ugasanga no mu isoko kandi ukabona biri fun, bari okay, bari relax. Ndavuga wow. None mbaza papa se ubundi nanjye nkwiye muzira nkweto ari ribi ese wabo ati mbona usara sikano kanya. Urumva nka papa wese avuga ngo so I tried my best ndi muri Afrika kugira ngo wambare inkweto. Ndafite ahantu like nyine hanini nkura none aha tugeze aha niho urukumva ugiye kwambara ibirenge. So rero bivuze ngo iyo wenda ni culture bari kugerageza kwigira culture ariko nabonye no ku mateleviziyo bameze nk'amwe biri kubagira shock kubona umubare w'abantu benshi bari kujya out bambaye ibirenge mu muhanda yambaye ibirenge. I think uzareba like it's different party nina hanyine haba like abakene haba mbese ntago ari gufana abakene like warabibonye nk'aba Queenslanders like as you go further north nyine mu ma country area countryside nyine abantu bo mu ma country ba taking things easy ntago babigora. So niyo mpamvu ujya usanga nyine nk'ahantu mwashikiriye mwebwe. It's not that they don't have money like kandi nyine bo they just take life easy man. Naho ariko nko ugeze nka za like mu miji nka za Sydney za Melbourne unless nyine umuntu ari homeless ariko like just a standard person like you won't see them looking like that. Bo bari more say I think usanga bafite a little bit more of kuba proper like they well put together bitaho kabisa nk'abantu bo muri iyo miji minini yinaha. Ariko aho za Queensland nyine North Queensland mu byaro aho bagadi batuye kuvuga se wow
I want to try this one time ngiye nkareba uko bimeze. Zabigerageze nyine weho especially nukusa uruhu rwacu immediately batabumva nyine atari choice we. Batangura donation. Yeah, ngo nguto bagushira muri ntunza rye nizihe bajya za donation website nyine ngo every cent bayita go find me. Nayo batagushakira go find me kuko weho babona ko nyine ari ibyo nyabyo wakennye. Ariko nyine urumva that's one of the things we're talking about like a culture shock. Yo gusanga nyine like bo nta nupfa babuza amafaranga but they just choosing nyine kutagira. Ahubwo hari ikindi kintu cyangoye. Ikintu cyangoye nari mbyemenyereye yuko mu Rwanda umuntu adapfa kurira ahantu hose abonye. Warabibonye? Mu Rwanda ntabwo umuntu niba utaririye muri restaurant riri iwanyu mu rugo ntagire like ku muhanda umuntu uje njye nibuka ku ishuri twigeze kujya muri sortie urayizi. To go out nyine baduhaye like 2 hours tukahavinga fun out mukagaruka muri boarding school muri Africa. I remember hari abatipe baguze ibigori babirira mu nzira directeur abanyura ari mu modoka ageze mu rugo arabana bose arabirukana. Ariko hano kurya even on the way uri kujya mu kazi uri kujya ku hehe wherever you going ukagenda uri kuhavinga lunch that's okay mba nabonye nta kibazo bitwaye. Ngiye hano byangoye rero even no gupfunyika nkajyana ibiryo mu kazi. Iki kintu abantu benshi bageze n'ahanye n'ubwa mbere cyane baje ari bakuru birabagora ariko nyine biranga bagera nyuma bakamenyesha. I remember one day nzarigeze kunye ndavuga mana yanjye bagera bakamenyera kuko urasanga like mu minsi nyine like from morning to afternoon you're working so hard there's no way wagenda utariye kandi nakugura lunch naha birahenze cyane. So usanga nyine abantu bagenda bakamenyera ikintu like gupfunyika nyine niyo kintu kiba cyambere bagimenyera gato ariko kurya muri public ibyo bijya bibagora nko kuvuga ngo tuguze nk'akantunza tuvye nk'agakize nk'agasho nk'uduchips ugira uko turya muri shopping center. Oh no way hari abantu bahano njya nkunda especially abiwacu akagupfunyikira akawunga n'isombe. Ngana nibaze gusekera umuntu nyuma yo kurya isombe. Ubundi upfunyika ibiryo by'umwari wanyu cyangwa mwatetse wanyu akagupfunyikira akawunga n'isombe akajyana mu ntuza mu kazi. Noneho ariko bano bandi bo mu zindi cultures bano bazungu bano babona nyine biri okay kuko baramenyera gupfunyika buri wese apfunyika icyo afite. Ako ngiye ni nkubona kuko numva nyine like wa muntu warigize umusirimu ndahita nseka. Uraza mugana wasupfunyika ibyo ufite rero. Upfunyika ibyo ufite ariko hari ibiryo bumva umuntu atapfunyika. Upfunyika kawunga mana yanjye wagira warukabireka. Niko bimwe babyumva ntabwo ari ngewe kuri side yanjye that's okay pfunyika ibyo ufite nari. Tena kugira ngo encouraging abantu bagende bajya kugura ayo ma sandwich n'ibinshi ya buri munsi ya lunch inaha i really be building up man utwo tubiri twa buri munsi nyine ugenda niba ari agakofi niba ari ikira kaguze buri kanya ntago ari washobora ugapfunyika izo sombe nyine niba ari zufite mu rugo otherwise nk'abantu twiganye muri primaire twamenyeye kwiga byandi twitaga zigonge nike from 8 to 2 naho wiza ukuzana ibintu bya trauma none se wabikoraga kuzana ibintu by'inzara wabikoraga breakfast mu gitondo wigende rutahiza murano wongera wabikoraga ari ubushake ni nk'ibyo bintu byose turi kuvuga nyine ni like twebwe twavuye hariya tugasanga hano hari izindi cultures zihari hari ukundi kubona abantu babayeho like ibintu abantu nyine bo bakonsidera this is part of their way of life. None twe tubyitwaramo gute rero tubyitwaramo tutarenze like tuvuge ngo utarenze barrier zihari almost nka threshold hariho nk'intuza yaho utakagombye kurenza se niko wowe bibona gasanga wowe urubaha uri niba uri wo mu kazi the way you behave uri mu kazi ugiye no kubizana mu rugo kandi uzi ko hari abandi bantu
kugera bazagire nk'aho ugeze bizafata nk'imyaka 10 ndavuga ababyeyi tuvuge urwo rurimi rwawe icyongereza uragize amahirwe y'ikimenge naje ntacyo nzi okay kuri level yo nari ndiho navuga ko ntacyo nari nzi muri se wabaga bavuga simbe nakurikira sibyo wabaga bavuga nkumva kugusubiza bika taking a time kugira nzagusubize mvuge numve nyine ko mvuze kuko sometimes no kukubona nari nkuzi kera nakumva uvuze English iri hejuru cyane nkavuga ati ubwo buranyishe no musubije yanseka urumva so that language uyikuye hanze urayizanye ugiye kuyizana no kuri mama wawe cyangwa no kuri papa wawe ukumuvugisha like nk'umuntu like muzi ururimi rumwe hari ababyeyi bajya bastrugglinga bashobora kugiye gushaka aba interpreter ko bana babyaye umva biri ridiculous kabisa uvuze nuko ndakanze tukarengera oya kavuga uri kuvuga nyine iyo language difference abantu nakoresha akavideo ushize ko abanyarwanda n'abarundi ne ako biri gukira none nawe uyisumbira ngo English please so nyine nani ibyo English nani ibyo byose abantu mu Rwanda turastruggling nani ibyo byose nyine izaya biza gake gake nani ibyo bimbaho I think nyine ntabwo byakuba kuko 15 years bina kubaho naguseka ari wowe nanjye ibyo bimbaho mfite abantu ba calling out babishatse ntago mbavuga ariko nanjye bajya ban calling out sometimes bijya biza nkibagira none se umukize nawe siko byari bimeze n'ubu biracyaba nukuri nuko wenda mwebwe the problem is I told you yuko L and R yeah L mu Kinyarwanda ntabwo ivamo narakubwiye kwiba kwijambo rimwe gusa narabibonye cyane ku Barundi n'Abanyarwanda bose yeah we struggle to differentiate L and R anyway akoni just a small one it's okay nuko nanze ngo ga sliding ariko nyine biri very funny noneho turi kuvuga ngo ukuntu ngo ababyeyi ngo bagira ababyeyi ngo bibagora ngo ukaza nyine ukagenda ukavuga nyine uwuriwe hanze gatumuzana no mu rugo niba nyine uri more like icyongereza nyine wamaze kukimenya like n'imico y'ina hamaze kuyadoptinga and then ukabizana no mu rugo so urugero uvuze ni language okay really urabizi neza ko ababyeyi batari bwumve iby'urukundo uraje ngaho muri kuganira ukubisemo amanuza amaterminology menshi uzi neza ko batari bubyumve shabyo ibintu ntabwo ari byiza kabisa abantu nyine nibyo twavugaga had has to be intunza limite na barrier bagira understanding ako ntago ntituzigera tuba nyine 100% bina unless ari kubana n'amafamiye yawe cyane cyane ababyeyi banyu ababyeyi baba baraje nyine ari bakuru ntago bazata uwo muco so ni uri kuza nyine ukavuga ibigambo wenda batari no kumva for them baba babona ari sign ya disrespect yeah kandi nyine rightfully so like bagomba kubaganiriza ikintu like your language bari bwumve guys niba ugeze hano hari ababyeyi bakuru please vuga ururimi rw'Ikinyarwanda turabizi kuruzi kandi ababyeyi rukuza kwiyemeraho bahita babona uri umunyamahanga bahita bagutinya ko nabwo nababona bavuga se umuntu ko ari mbona ari mukuru kujya trying adashiramo effort ahubwo se tubiflipinze ababyeyi bakunda kugira ababyeyi nabo ba prefer ko abana bavuga icyongereza ako kanda kumvise hari ababyeyi bumva ko umwana we yamenye icyongereza cyinshi nibyo biri better nibyo biri smarter mbese nyine buba wumva uyu mwana ntajya yumva icyongereza ikintu navuga we didn't say yuko ababyeyi babuza abana babo kumenya icyongereza bakimenye kuko kugira na surviving muri hano muri kino gihugu ariko noneho ntibibagirwe ururimi rwabo mu rugo bajya bamenya ko ari Ikinyarwanda nibasohoka how to
catching up n'inshuti zabo ku ishuri mu kazi bavuga iki cyongereza cyiza pe bakivuge cyiza ariko we are saying at home nuza mu rugo ababyeyi bawe ntago bazi icyongereza ntago nta nubwo nateze no kukimba bagiye kuri tefu biranga bahitamo kwishakira utuzi cyangwa bamwe baricara try yourself kugira ngo ujye kuri level yabo ubavugishe nk'ababyeyi bawe nko mu rugo n'inshuti zawe kuko uzi ko ururimi rwabo ruri hasi nawe nuza uri kuvuga ururimi rwinshi umubyeyi nawe azahita amera nk'umuntu ukubuze ariko nyine ikindi kintu kiba kibaho cyane nk'abana baje n'ahari batoya sometimes biroroha kugira ngo icyongereza kibe dominant mu buryo bavuga sibyo uzabibona cyane rero ikintu nk'ubwo ngiyete nanjye numva like nk'umubyeyi ukomeza agapushinga ngo umwana akomeze avuga ikinyarwanda on top y'icyongereza nyine ariko n'ikinyarwanda ajya kibuka kivugisha ababyeyi kabisa ndabaplodinze much respect ntabwo ari sign ya weakness like nyine nibyo navuzeho gakeya mbere tuvuga hari abantu bumva ari sign yo guflexing ari sign yo kwirata ku bandi babyeyi mwana ntajya avuga ikinyarwanda ibinyatso mu Rwanda no nina habiri so common but it's very sad kuko urasanga kenshi sometimes nk'abo bana bari cyane ari n'abato cyane like communication barrier hagati yabo n'ababyeyi ntabwo bari bumva ikinyarwanda cyose so nk'aba umubyeyi yaba ashaka kumudisciplina akananirwa kumudisciplina kuko ari kubivuga mu cyongereza ari gushakisha amagambo kandi kantu kajya kanshimisha kumva umubyeyi mukuru ari kwifosinga just kuvuga icyongereza mbona biri nice ariko nyine nibyo like tugiye nko kuri iyo ntuza y'abana bato abashaka tena nyine hari igihe cyo kubyiga pe hari igihe cyo kubyiga ariko hariho n'igihe nyine uba ukeneye ngo uganirize umwana ibintu tuvuge ari nko kumudisciplina ari kumuha advice bitari ngombwa ko umanza wihiga nk'amagambo bisaba ngo nyine if that makes sense hari igihe nyine usanga abantu bari kwihingamo amagambo yo kuvuga ko batazi kuvuga icyongereza neza ariko kubera ko atigishije umwana w'ikinyarwanda ari gustruggling ari naho all they can say I'll beat you what that's all that akantu nibutse ari naho gutyo tujye tuzana tuba dufite abakazini dufite aba brothers and sisters muri Afurika noneho ujya uzareba iyo bagezeyo akadeba ngo baze wasubiye muri Afurika umaze igihe kingana gute hano nibwo wasubiye muri Afurika ugerayo your sisters your brothers 6 gutyo ikinyarwanda rero warakibagiwe waratangiye kukibagirwa warakivugaga neza ngahita wibaza umwana umaze hano waje hano ari muto ari under 10 years ambaze hano 10 years cyangwa 12 years asuye muri Afurika ananiwe gucommunicating n'abakazi nibiwe cyangwa grandparents cyangwa grandpa wiwe grandma wiwe ananiwe kumuvugisha completely nazajya ajya kumuvugisha ajye kuzana mama we Mommy, what is grandpa saying? That's embarrassment. It's embarrassment. It's honestly embarrassment. I cannot stress this enough. Honestly, ntabwo ari flex ku mwana wawe atavuga ikinyarwanda. Nukuri. Turi abantu babimenye ibyo twavuzeho ubushize tuvuga ngo aho uzajya hose people will always look at you and say, "Oh, where you from?" Numva ako kantu cyo tukibuka. The people will always ask you where you from. So rero it's sad kuvuga ngo oh I'm Australian but they'll be like oh but where is your parents from cyangwa nyine aka expecting kuvuga urundi rurimi like I think it's actually uziko binafasha like wenda nyine nkanjye ibintu bya health so kuvuga indimi zitandukanye ari ntuza be developing like be expanding ubwonko bwawe
it actually expands your brain like so abana bavuga ari niba abana bajya vuga ngo ntanshaka kumustressa nyine ngo mushire izindi ndimi no uguru kumulimitinga you're actually limiting your child by not like allowing them kugira bigwi izindi ndimi uziko twe dufite n'amahirwe ababyeyi bacu benshi babazi nk'agafaransa gakeya yabazi ibiswahili teach them like you know mwigisha ikinyarwanda mwigisha igiswahili icyongereza azakimenya yanze bikuze cyangwa kwishura zakimenya cyane cyane abantu bato baza ari bato cyane like they you know brain capacity yabo ibiri so like open yo ku learning ibintu bisha ntago ubuzaba uri kumurusha kabisa kwa uretse akiga indimi zose zitandukanye so wikwigora mu rugo ngo uhinge ibyongereza uvuga yegwa kwigishe ni byiza ko abana bajya babigisha ababyeyi ariko at the same time nyine agire iyo boundary yo kumenya ngo niba nshaka kumuganiriza biri serie ndavuga mu rurimi ruri comfortable nyine ari Kinyarwanda ku mubyeyi so nyine nibyo twavugaga nyine usanga abantu hanze bameze gutyo then bagira inside bakamera gutandukanye cyangwa inside they like this and then outside they completely different people ikindi kintu twavuga ni mannerism uburyo abantu bitwara bless you abantu kwitwara naje gusanga uburyo imyitwarire igenda ihinduka bigenda wenda biterwa like Nkurugero wenda nko ku babyeyi ubonye mbona ababyeyi ugasanga wenda yaje ataramenya uburyo bwo gutobora amatwi. That's example. I didn't say anyone. Naganzingugiye kujya muri kiganiro. No, ntabwo ngiye kure. Bitewe n'ahantu twari turi wenda yabanaga ibyo bintu hari n'igihe umwana wabaga yabikora akavuga ati no. Sibyo? Ataramenya kwisiga amavuta wenda atandukanye like nonaka yagira nakabona wenda nibwo buryo abonye kuba yavuga ngo agiye gutangira gukora ibintu byo yita ko bigezweho bitewe n'ahanageze. Nageze mu mahanga ngomba gusa gutya ngomba kwambara gutya ngomba kwitwara gutya kuko yumva ko yageze ako handi yarari before nyina abonaga akavuga ati birane by'abakire ntabwo nabikora. Hari ibyo twitaga iby'abakire none ubu ngubu tubaye mu buzima twita ubw'abakire. Sinzi muri ko byumva kuko hariya ntari nishoboye kuba nakwigurira iPhone ubu nayibona iPhone kuko hariya wenda ntari nishoboye kuba nakwigurira ikisi. Hari ibintu byinshi yari tutabonaga access bitewe na financial uko yari bagimeze. So ngiye nabona yuko duhinduka all the time bitewe n'ahantu tugeze bitewe n'igihugu tugezemo bitewe na culture tugezemo. Ariko se none wakwemera ko ine nkuko twabivuze ku ntangiriro y'ikiganiro sometimes biba bikenewe. Birakenewe sometimes ako ngahita mbaza why uri kubikora why okay Nkurugero uvuze Nkurugero nk'uwo muntu araje abo you know they've never had opportunity yo kwitera kamakiyaje keza kwiyitaho so ibwo nyine why kuriwe no kuvuga ngo nkunda gusa neza ngewe none ubu mbonye opportunity yo gusa neza so why not ndasa neza. So ibyo navugaga bya mannerism ahubwo ngewe navugaga nka sign ya respect tuvuge sibyo icyo twaconsidera like it's respectful muri ntuza yacu nko mu rugo rwacu it might not be what it's like nyine hano hanze sibyo twatanga nk'ingero ni eye contact. So nko mu rugo nkawe like uri nk'umwana ku mubyeyi uri oblige like bako expecting yuko you know you can't maintain eye contact igihe kirekire. Ese nyine kureba umuntu mu maso aba ni sign yo guhangana ni sign yo guhangara asuzuguye you know ibintu nk'ibyo cyangwa nyine mbese uravuze umubyeyi avuze ikintu uramusubije like ugize opinion iyo opinion nyine nayo bayi interpreted yuko nabyo nagasuzuguro
ako wagera hanze sibyo kandi twavuga ngo nyine uko uri mu rugo it's not what it's like outside for job interview cyangwa no kuganiriza umuntu inaha Australia urabizi straight in the eyes in western like you look someone in the eyes when uri kuganira ni sani nyine yuko uri interesse ni sani yuko uri respectful actually so yowe utabikoza ahubwo baravuga ngo nashaka kutuganiriza aho ngaho gatangira ikibazo aho mpita nsanga culture y'iwacu iri somehow complicated somehow because nk'ibyo kare nakubwiyeho like hari uwo ureba mu maso akavuga ko kumusuzugura iwacu bijya bibaho like wareba no ku ruhande ntabwo ushaka kunyumva bikaba byose ikibazo either nusubiza biraba ikibazo nabwo nuceceka umuntu arakubwira ntuvuge so rero hari ababyeyi bamwe na bamwe bagora umwana akananirwa kumenyera kumva icyo ari bukore cyose ni ikosa uraceceka ni ikosa uravuga mvugiyemo ababyeyi nabo ni ibi rero wenda nk'aho ngaho turi kuganisha aho bigera ugasanga umubyeyi ageze umujinya akubise umwana aramubabaje bivuyemo ibindi bibazo niba uri guhana umwana nta bana turagira nta mwana mfite nawe ntawe ufite ariko nk'umubyeyi ugiye kubona ngewe nkanjye wahanwe yankururaga amatwi urumva ariko na making sure ko niba nakoze ikosa umutwe ndi kureba hasi sindi buhuze n'amaso ntiduhuze amaso kuko nzi yuko ndi mu makosa gakurura amatwi akambwira ku buryo ndi buvuge okay numvishe nsaba imbabazi ko nakoze ikosa ababyeyi rero ujya ubona umwana ikiri kumworohera kimurekere apfa kuba amatwi ari kumva neza muri sanse ya discipline hano umwana ari kumuhereza at least aho yinyagamburira hari igihe ubura icyo ukora akavuga se nimvuga ndaba nkoze ikosa ninciciga ndaba nkoze ikosa nimureba namusuzuguye nindeba ku ruhande nta matwi ngira simbyitaye ibyo ari kumbwira so rero ababyeyi bameze gutyo nabo ni ibindi bigeragezo inama ikaba iyihe inama rero nibyo nabivuze niba umwana uri kubona yagize isoni zo kukureba menya ko yagize ikosa ahubwo at least mwigishe gusaba imbabazi twese dukora amakosa mubwira asaba imbabazi nasaba imbabazi wenda next time ntabwo azongera naho nareba hasi bikaba ikibazo nakureba bikaba ikibazo navuga bikaba ikibazo yacishika bikaba ikibazo bitekerezeho nawe urifuza ko umwana akora ikirone Renese ibyo okay yeah it's very tricky ntabwo nzi inaha nyine niba bigera aha bigahinduka uko nkeka birahinduka uburyo ba discipline abana uko byari bimeze mbere ntabwo ariko bikimeze ubu cyane ariko nyine nibyo twavugaga nujya guhana umwana tugarutse ku kintu cyo guhana umwana abana muri kino gihugu urangiye hari igihe nyamara nk'abana ababyeyi bameze nk'abatijwe abana nimufashe igihugu kurera n'abana ntabwo ari abanyu iki niko mbibona ntabwo ari abanyu mwari ababyaye ariko abana ni ab'igihugu uri gufasha igihugu kurera ndumiwaho gute rero ngewe nibyariye umwana wanjye umukozi we ndamuhannye bahita bamunyaka bamfunge kuko ntabwo nshoboye kwita ku mwana kuko ntabwo mfite uburenganzira bwo kumubwira ngo icyo wakoze ni ikosa urumva ndukwimye ubwo burenganzira leta explicitly iravuga ngo leta ikubuza guhana umwana leta ikubuza guhana umwana wawe form yo guhana ni iyihe rero nimba tugiye guclarify okay African way I told you ngiye be on African way twarezwe dukubitwa kugeza ryari kuko kugeza ryari kigeramo umubyeyi akavuga ati noneho narahanye nananiwe go
birakureba uko uzitwara ariko nagerageje kuguhana gukubita umwana ntabwo bivuze mu kubita umukomeretse mu kubita umuvune mu oya hano umwana biri in proper way mwereke ikosa yakoze umuhe punishment nyine ntuvuge ngo utereye iyo kuko hari naho abana umuntu utajya ukabwira today tomorrow komeza gakomeza ko wari uvuze nyine ngo nukuvanaho punishment ariko I think nubwo nuko clarify what sorts of punishment igihugu gikinaha gikondeminga kandi ntabwo ari igihugu kinaha gusa niba ndishuwa no mu Rwanda naho ntabwo bavanye gukubita umwana like officially so bivanyeho naho ntago officially babikuyeho icyo bakuye ni ugukubita umwana ukamukomeretsa birabujijwe no mukubitwa mukomeretsa ni icyaha either ni nko kubisa umugabo ni abuse iyo ngiyo no kubita ku kibuno umwana azakomera ku kibuno cyaremeye gukubitwa aho ku ishuri ntago bagikubita mu Rwanda ku ishuri baraduhondaguye ariko I think baraza bagikubita hamwe na hamwe ako nyine ntago officially byemewe so ni kimwe n'inaha rero hari ibintu byinshi officially bitemewe ariko whether or not umuntu abikoze ariko nyine like form ya discipline kera I think ababyeyi ahari bari bazi ko batakuvishije ntuza ngo imibyiri byimbize ntago wabaye disciplined enough but ubahari abantu kugenda bamenya yuko there's different forms of discipline twaje gusanga nk'ibihugu twajemo inaha ntabwo bakubita abana cyane ahubwo maybe they might say yenda twavuga ngo uri grounded umuntu ari grounded which means like niba umwana yakundaga ama video games niba yakundaga ama iPad ama phone barayamwatse cyangwa niba akunda kugusocializing abandi bari bamuvanya ahantu bamujyanye mu cyumba nyine wenyine nta for like a few hours izo nazo ni form ya punishment ku bana mbese cyangwa bakamugonga ikintu yakundaga tuvye niba umwana bamuhaga lunch money kuyo kujyana ku ishuri then they don't give them lunch money for a week nyine kugira ngo that's abuse kwicisha umwana inzara ya lunch money nidavuze lunch money urugero lunch nyine urumva nko mu lunch bakamona n'inyongeza y'amafaranga Egire urukoze cyane kuvuga ngo umurezi mwana ku ishuri ntago bya no ku ishuri babimenya nyine nabyo nashatse kuvuga nk'urugero hari igihe uhaye umwana ka like almost like pocket money yo kugura utuntu ashatse kajya kuri tax shop ku ma tax shop akagura nk'aka drink cyangwa akagura nk'udu chips n'uduki so nyine ngiye navugaga like form ya punishment nahani ibintu umwana yakundaga ubimwaka rero gukubita like kandi nyine nanje gusanga ati burya iyo usubije amaso inyuma nyine ubwana bwanjye umuntu umbwiye nabimenya ko ababyeyi n'ubundi badakeneye gukora byinshi akureba ukamenya kuri mu makosa akohereza ijisho ugatuvuga ngo I'm in trouble so sometimes ntago ari inkoni gusa ntago ari inkoni n'amagambo ukicaza umuntu ukamubwira ukamuhereza warnings nyine akagira ntabwo kwita umwana ntabwo ari bibi ahubwo depends nuko wamukubise uburyo nimwumve wenda mbavuge ngo mujye mubakubita oya umujyane mu cyumba ufata agasiripa unyuze ku kibuno ni nk'ibyo byose turi kuvuga afite intunza ye nyine lakamushowa ko abana bose binaha afite uburyo baba disciplined kuko numureka none se ni ukuri kuvuga ngo bamwime ngo izo devices nose ujye ubona hari ikindi iri wacu se babaga bakwima iki ira nta kintu babaga bakwima iriya ntacyo nyine niyo mpamvu bahondaguraga nyine nibyo mvuga ngo ibintu byarahindutse hano hari izi ways za punishment nyinshi kurusha iyo twavaga nyine rero nk'ibyo byose hano kuri hafi ya half day niho hano uzajya usanga izo content ibyo biganiro
abantu benshi nyine twaje hano turacyastruggling imyaka igiye umaze 15 ariko turacyastrugglinga ndacyasstrugglinga culture duality ni ikintu kiri very serious mu bantu baba immigrant ahantu hose kubera ko nyine abari byiza kubelonginga kuri culture burya n'abazungu nabo bisanga bari too boring batagira culture yabo ibagira unique rero nkunda ko dufite culture nkunda ko dufite nyine za kirazira zacu nkunda ko nyine hari ibintu mba nzi ngo uyu none umuco wanjye sibyo nko kuvuga ngo umubyeyi yaje mu rugo nyine like ashaka nyine hari aho kwicara ndamwimukiye nko gusuhuza umuntu mukuru like hari ibintu nyine uzi biri very very important utagomba kugira ariko nyine hakabaho n'ibindi biba ngombwa ko tuadaptinga kubera ko nyine nibwo buzima twisanzemo inaha ni uguhaha so ugomba kuadaptinga kugira ngo nyine nawe blending nyine muri no society y'inaha like uyijyemo neza abantu bakwiyumvemo nabo sometimes nyine hari abantu bazi naha twabivuzeho ugasanga 15 years n'undi aracyarya ibyo muri Afrika aracyambara nko muri Afrika aracyari ibyo muri Afrika ntubarenganye nanjye nageze hano ibiryo bimwe birangora pe numva nshaka ibiryo byo muri Afrika gusa kandi ntacyo bitwaye ibiryo byo muri Afrika like ndabikunda nkunda gatoki nkunda iki like ntacyo bitwaye ibiryo byo muri Afrika ariko what we trying to say is waje hano hantu for a reason so you have to kwasimila bati nanema mbona uzungu bagera bakarakara you have to assimilate nyine no hantu ugiye kwiasimila do you get what I'm saying it's like nyine mbese ku embracinga embracinga nabuze ikinyarwanda cyabyo ndikwisona mu kindi cyongereza oya ni nko kwakira nyine ahantu uri ni nko kwakira ahantu tuvuge warahaje urabizi ko utazasubira ugomba kugumana for over 20-30 years uri hano ahanga ndabyumva so iyo change ukayakira ukavuga ngo you know what ndabizi ko hari ibyo nzagumana byanjye hari umuco wanjye mfite ariko at the same time hari n'umuco w'inaha ngomba kuadoptinga so mbere yuko tugira rero mbwira nk'umuco umwe w'inaha wakunze wahise wadoptinga nyine umuco wa mbere nakunze wa hano bure abantu ba hano bakwenda nshobora kuba ntarawadoptinga neza ariko nkiri kugerageza buri abanyafurika turabeshya ariko reka mubwira abazungu bavugisha ukuri cyane ntabwo aca ku ruhande cyane abanyafurika kubeshya twabigize ibintu biri very simple ndabeshya kanaka ntacyari buntware ariko umuzungu avugisha ukuri ko biri kose nushaka umwana niyo yaba yakoze amakosa araza bikubwira avuga ati ni gutya byagenze I'm sorry ariko yakubwiye ukuri ariko twebwe duhora tubeshye kugira twikure nyine mu makosa twikure mu bibazo kubera ko twamenyereye kubindyarya abazungu nta buryarya bagira let me say this abazungu muri church umuzungu muri church bari umukristo 100%. I don't know about 100%. Oh no okay let me say percentage ziri hejuru yo hejuru nyine ntabwo ari umuntu usanga ari kumixing niba ziko kunywa inzoga ari icyaha nta na uzabusanga ari kunywa inzoga utanze example mbipe urazinywa ubwiye niyo nzahubwo bajya bakora gusa okay that's an example ndavuze niba niba kunywa amazi ari icyaha gusa uri ikindi I get where you're coming from nyine bitewe n'icyo yizera n'icyo ariho abakirimo neza they're very firm on what they believe they are loyal noneho twebwe niho dusanga hariya ndiyo everywhere urajya unsangayo icyo kintu ntabwo bakigira rero icyo navuga byo iyo culture yabo yo kuvugisha ukuri njyewe ndayemera
ndayemera ni nziza wenda rero dukwiye kwigiraho tugabanye kubindyarya at least abantu bazima iyo n'inshuti yawe arabikwereka iyo kwanze nyine completely yakwanze ako kantu wari byo wabonye njyewe ntekereza rakadewe nk'ikintu na-adaptinze njyewe nkunda ukuntu like they live mbese bari livinga authentically ni nko kuvuga ngo they are true to themselves ntabwo it's almost similar kubyo ari kuvuga bya honesty like mbese nabo like nyine niba akunda gutraveling aratraveling niba akunda kuba mu rugo araba mu rugo ntabwo nyine ntabwo ari abantu bafakinga ibintu it's like they live in a moment which is like twebwe kubera ko navuga ngo n'ibikomere byinshi duturukamo tubaho ubuzima nyine navuga sometimes ko gupleasing abantu sometimes you just live in societal pressure like mbese kubaho nyine kubera ko nyine ariko wenda sometimes bako-expectinga kubaho so bo ntabwo bajya bagira icyo kintu cyo kugira ngo bizirike kubera ko people expect them to be a certain way they just live kandi biri free baba free niyo mpamvu usanga umuntu nyine ari 50 and they still traveling and they're okay with it yego wenda bazanajya regret zabo bakundira ntabwo bajudginga nkatwe ntabwo bajya bajudginga ugereranyije naho ahubwo se mbere ko dusoza ikintu cy'iwacu wageze n'aha wumva ushaka ko embracinga uravuga ngo you know what I will hold on to this kino kintu ni cyiza cy'umuco w'iwacu nshaka gukipinga muri ibi bihugu by'inaha gitandukanye n'ahantu n'imico hano ikintu nasanze inshuti zanjye ikintu nasanze hano n'abazungu ntabwo basurana sibyo aho kumusura iwe mu rugo uzamupangana mu catching up outside kuri restaurant wapu usanga bashobora kuba banaturanye gutyo nzu kuzinda ariko batahagerana iwabo bitari match n'uwo mugirana ari gake cyane umuco w'iwacu wo gusurana ugacinga ku muntu ukamusura ukamenya uko ameze niba utamubwisha no kuri telefone at least gira iwabo mu rugo uwo muco niwo mvuga mwiza kuko bituma nyine urukundo hagati yanyu rurushaho gukomeza kugira yisurana n'umuntu nawe akagera iwawe nawe ukagera iwe mbona ari byiza tutagakwiye gutakaza mu buryo watakaza byose urukundo hagati y'umuntu wawe y'inshuti yawe y'umuvandimwe wawe bigererangira abazungu ntabwo basurana niyo uje utamubwiye hari n'igihe yakumva uri hanze ntanagufungurire siniba mbeshye yego nyine usanga bari very keeping to themselves a lot like ikintu nyankunda ndi kugenda nyimbracing gake gake uko ngenda mba mukuru ni uburyo abantu iwacu nyine like nka community nubwo tugira dramas n'ibiki at the same time baratabarana. That's true. So baratabarana yaba mu byiza no mu bibi kandi ni cross aba diaspora bose kabisa. So icyo kintu ni cyiza cyane kuko tuza muri ibi bihugu a lot of us we don't come from a lot of money, so kugira inaha umuntu akava mu mubiri izo cost ziri so much n'abantu mwe gupfa rero nyine ikintu nyanshimira communities zacu n'uburyo like they're there for each other, like for things like that, weddings, you know, like weddings ziri so expensive, so tugatabarana muri izo nzira. So ni ikintu cyiza nagemba numva nakomeza kuba part yacyo kabisa. As conclusion on my side, culture yacu iracyari the best, iracyari nziza. Ngenda bivugisha ukuri, culture yacu iracyari nziza, ariko twige n'izindi culture ntitugende twese like ngo ugende wese uvuge ngo okay mpisemo iriya culture niyo ngiye kugenderaho niyo mpisemo niyo ngiye kuzayikoresha. No,
ahubwo igamwe dukiye tw'ingenzi cyane tugufasha kusurvivinga muri iyo culture kuyibamo ariko ntufate byose. Okay, ubu ndakumvisha Yeah, nyine rero nanjye that's why- uravuze ngo you just keep your culture is the best, you just keep it. Ubu culture yacu iracyari nziza, ni nziza cyane kuko cyane hari umuntu nabonye w'umuyobozi sindi culture avuze I wish I can be one of your people the way mukundana. Because nyine it adds a little bit of spice, otherwise ibintu byose biri vanilla, biri just plain. So ahubwo n'ikindi nyine tunavugaga it's biri possible ko haba intuzi overlap. Namaze mu Kinyarwanda kugerekeranya biri possible ko haba ubugerekerane mu ma cultures. So abantu niba like nkanjye tuvuge nk'imyaka amazina biri possible ko hari umuco nakipinze ariko hakabaho bikaba binagaragara yuko n'uwinaha nawo hari byinshi na adaptinze. So ubwo bugerekerane burashoboka kandi sometimes nabwo burakenewe, sibyo? Kuko nkeneye kumakinga friendship, nkeneye kumakinga connections mu kazi, nkeneye mbese interacting n'abantu ngo ubuzima bwanjye bukomeze outside yo mu rugo. But nagira no mu rugo nabwo nkamenya ngo okay, hari Adeline, hari cultural expectation ya Adeline wo mu rugo nawe. Like so ibyo bintu nyine nabyo. Yeah, guys, it's about the cultures today. Cultural duality. So in the comment please tell us which do you prefer to be like? Ni he wumva witamo kuba like ni he culture wumva ikurushiriza iruta izindi zose? Nanjye Kinyarwanda kibagiwe irusha izindi zose ikubera nziza kurusha izindi muri make. Ni ikihe kibagora muri uru rugendo nyine rwo kujugglinga amantu abiri, imico ebyiri? Ni ibihe bibagora kurusha ibindi? Ni ibihe mujya muvuga ngo you know what, I can't keep up with this one, I'll have to drop this one for now, when nzabigarura nyuma? Cyangwa mutubwire nibyo mwaje kuadaptinga mukavuga ngo I really enjoyed iyi party, na enjoying no party y'iki gihugu byo bakoramo ibintu. It will be interesting kumva nyine different perspective, especially about different parts of the diasporas. Akantu gatoya kanyuma navuga ura abazungu bajya tubona turenze iyo azi kuvuga ururimi indimi ebyiri, wakabazi ko avuga ururimi rumwe gusa, we akabazi yuko nyine arenze muri Australia akagira handi batavuga ururimi rw'icyongereza tumva abanyine bahita barost. Rero ni flex ujya wumva ko unarenze kubuzi washobora indimi ebyiri wazivuga, yumva ko nyine urenze ariko nturenge ngo uhinguke da. Ari nayo na reminder no kubabyeyi ngo please encourage abana bawe bajya bavuga urundi rurimi, niba unashoboye bavuge urenze ebyiri, bavuge eshatu, bavuge. Umwana nta limit agira kubyo yakwiga. Ariko n'Ikinyarwanda kibuke nyine akivuga kugira ngo mubashe communicating, nibyo zanashobora kugufasha nyine. Thank you guys for today. Hari icyo babwira cyanyuma? Ntacyo kabisa. Sharing, comment, like and subscribe. Mutwandikire ku ma socials yose. We on TikTok, turi kuri Insta, of course on YouTube. And very soon we're opening a podcast account, your podcast. So it'll be easy to listen to us on way in the car, wherever you're going. Na YouTube nayo hari ukuntu usigaye wumva bigize. So ahari hose YouTube music, easy. Ahari hose biri easy. So ababe tune in for our weekly release of podcast. I can't wait to see you next week. Thank you guys. Ciao.